Yes, amahoro kuri mwese. Iyi ni Waka Waka podcast. Ndabaramukije cyane, nizera ko mukomeje kugira ibihe byiza aho muri hose. Uyu munsi reka tuganire ku bintu tutajya twumva kimwe. Reka tuganire ku bintu tutajya twumva kimwe. Tujye tubikora nk'ibiganiro, ariko mwe kujya muza mutukana, mwe kujya muza mugira gutetanya igitekerezo cyawe udatukanye. Gutukana uba wumva bikungura iki wowe utukana? Nta kintu bimaze. Reka tuganire ku bintu tudahurizaho twese. Ibyo bintu rero ni Bibiliya n'intambara ya Isirayeli, kubera ko akenshi turabihuza. Nabivuga mu kiganiro nshaka kubumvisha ko twese turi ubwoko bw'Imana, atari ngombwa ko abanyayisirayeli aribo bitwa ubwoko bw'Imana. Mukangira umusaza benshi mukavuga ko. Nanabibutse ko muri iyi podcast turi kumwe na KDB badufitiye ibinyobwa byiza cyane, badufitiye whisky nziza cyane, bakatugirira dry gin nziza cyane, bakatugirira vodka nziza cyane. Ibi byose bikaba biri mu macupa wakwishimira gutereka imbere yawe. Bakatugirira kandi icupa rya litiro 3 rya red wine, bakatugira icupa rya litiro 3 rya white wine. Nge numva ko ni igihe cyo kuva kuri bwa buyoga bw'amafuti bamaze iminsi batwereka hirya no hino, tugahesha agaciro amafaranga yacu twinywera ibinyobwa bya KDB rero ushatse kuyirangura wahamagara kuri 0788505088. Ndasubiramo 0788505088, ubundi ubuzima bukaryoha. Yes, rero nagira ngo tuganire ku kintu kimwe, ikintu bita iyobokamana. Iyobokamana ni ikintu gikomeye cyane. Abantu bapfa bakaba banagirana ibibazo bikomeye kuri iyi si. Ni ikintu kimaze guhitana abantu benshi kuri iyi si. Nuvuga ngo nta kintu mu ntambara zabayeho zahitanye abantu benshi. Konfli ya mbere imaze guhitana abantu benshi mu bintu bijyanye n'intambara ni iz'amadini. Duhereye kuri za crusade, tukajya mu buryo amadini nyine yashinzwemo, uburyo abakristu babaye abakristu, uburyo abakristu ryabaye idini ry'abantu bose. Ni ibintu byapfiriyemo abantu benshi cyane. Buriya nimujya mubona muri abakristu, mukabona muri abayisilamu, mukabona muri iki, ni ukuvuga ngo abakurambere bacu babyumvishijwe ku bugi bw'inkota. Turasubira wenda inyuma, tuze no mu mateka tuganire. Murabizi ko uwitwa Yesu Kristo yavutse ku ngoma y'Abaromani. Yavutse Isirayeli ikolonizwa n'Abaromani. Mu byabayeho, Abaromani icyo gihe batotezaga abantu bose ngo bitwaga abakristu muri icyo gihe. Nyuma y'uko Kristu yishwe, cyangwa se uko byagenze kose, uko Bibiliya ibivuga niko ngenderaho, nubwo ntabyemera n'ayo mateka ntayemera. Bivugwa ko amaze kwicwa, hari abantu bagiye basenga mu izina rye. Intumwa ze zigenda zigisha hirya no hino ubutumwa, bigisha gusenga binyuze mu izina rye, ndetse bamwe bakanamwita n'Imana ku giti cyayo. Ibyo rero byaragiye bizamuka, abantu bamwe bakabikurikirana, ariko ubutegetsi bw'Abaromani bukabirwanya cyane. Bagufata usenga muri izo ngizo, usenga ngo mu izina rya Kristo, bakakwica. Kubera iki? Kubera ko kera habagaho imana nyinshi. Habaga imana nyinshi, habaga imana z'uburumbuke, habaga imana z'urukundo, habaga imana zo kugusha imvura, habaga imana, buri kintu cyose cyagiraga imana yacyo. Ndavuga ku isi yose. Urebye mu mana z'Abagereki, ukareba imana z'Abanyamisiri, ukareba imana zo hirya no hino, abantu bagiraga imana bishyiriragaho, bakavuga bati iki kintu ni imana y'uburumbuke, iki ni imana y'ibi. Niyo myizerere y'abantu. Nyuma y'uko haje abakomoka kuri Aburahamu bigisha ibyaturutse kuri Aburahamu n'ibisekuru byagiye bimuvukaho, noneho haza kuza Yesu. Bahisemo kumukurikira. Baratotejwe cyane. Murabizi n'ahangaha
i Roma hubatswe kiliziya gatolika, niho hanyuma hatoterejwe abakristu benshi cyane. Ni naho babambiye uriya witwa Paul ngo wanze kubambwa, akagasaba ko bamuhamba ngo bamucuritse aho kugira ngo bamuhambe nk'umukiza we. Ni ahangaha kiliziya yubatse ahangaha i Roma. Kiliziya rero yakomeje irabatoteza kugeza ubwo umwami umwe witwa Constante yavuze ati njyewe ndashaka ba bantu basenga, ngo ubwo yari afite ibibazo, arwaye ameze nabi, ndashaka abantu basenga baze bansengere. Kuva icyo gihe abigira idini y'ubutegetsi. Ku butegetsi bw'abaromani rero ni ukuvuga ngo icyo umwami yemeje waragikora, gutagikora ukicwa. Ni gutyo abantu benshi bagizwe abakristu mu Burayi, kugeza ubwo biba ikintu giteye ubwoba kuba wahangana nacyo mu Burayi. Ko mu Burayi hamaze kuza gatolika imaze gukomera, papa uhagarariye Imana ku isi. Abakurikira amateka murabizi uburyo papa yashoboraga guhindura umuyobozi wari we wese hariya mu Burayi yitwaje idini, yitwaje ko wowe umwami w'ahangaha niwanga gukora ibyo ashaka azahamagara abakristu baze bakurwanye mu cyo bise intambara ntagatifu, bakugira ikibazo cya kiliziya. Noneho wa wundi uhagarariye Imana ku isi ahamagara abakristu baze bafatanye bakurwanye, bagukureho, bashyireho ushyiraho ukora ibyo papa ashaka. Mu Burayi icyo kintu cyamaze igihe kirekire, kinaba ubujiji bw'igihe kirekire ku buryo bagiye bagira indwara z'ibyorezo zikabahitana zikabamara. Abakurikirana amateka murabizi indwara y'ubushita yaje iza imaraho abanyaburayi hafi kubamara bose, kubera ubujiji bwo kuvuga ngo ibintu byose biba muri Bibiliya. Abanyaburayi ntibari baratekereje ku kintu cy'imiti. Buriya nimunareba ibintu by'imiti bituruka i Burayi, ariko muri Afurika habaye imiti ivura indwara nyinshi kurusha mu Burayi mbere. Uvuga ngo Abanyafurika bamenye imiti mbere y'uko Abanyaburayi bayimenya. Nubwo Abanyafurika batakoze inganda ngo bakoze ibinini bakora ibiki, ariko Abanyafurika bari bafite muri ayo mashyamba yabo ibiti bavuguta bagashyira ku bisebe bikuma. Iyo ni antibiyotike. Bari bafite ibiti bahekenya mu nda inzoka zigakira. Ibyo rero Abanyaburayi ntabyo bari bafite, ahubwo bo bari bafite Bibiliya na Kiliziya. Barahawe gasopo ko uzaca iruhande rwa Bibiliya agomba kwicwa. Ibyo byarabaye murabizi. Uwitwa Galilei wavuze ko isi yizengurukaho izenguruka izuba, kubera ko byari binyuranyijwe n'ibyari biri muri Kiliziya bivuga ngo izuba riri hariya riba rituzenguruka rigira gute. Uwo muntu yarishwe na Kiliziya gatolika kuko yavugaga ibinyuranye na Kiliziya gatolika. Nibavuga siècle de lumière, siècle de lumière bivuze iki? Siècle de lumière bivuze ko hari igihe cyageze nyuma y'ubwo bushita, nyuma ya za korera. Buriya korera yisha Abanyaburayi benshi cyane, mpaka yica na perezida, yisha abaperezida babiri bo muri Amerika. Korera yisha abaperezida babiri ba Amerika. Uwari uriho amazeho amezi angahe yarapfuye yishwe na korera muri Amerika. Kubera iki? Ntabwo bari bakamenye ko isuku ari isoko y'ubuzima. Ibyo bintu muri Afurika bari babizi. Isuku muri Afurika bari bayizi. Bakubwira ko abami b'i Burayi kera bajyaga kugera mu myaka 50 amenyo yabo yaraboze, ari abantu bafite mu kanwa hanuka, ndabivuga ngiye nkagira n'isesemi. Mu gihe abami bacu muri Afurika babaga bafite isuku, haba mu kanwa he hose babaga bake. Bivuga ngo isuku twayimenye mbere y'Abanyaburayi. Siècle de lumière rero bivuze iki? Bivuze igihe bamwe mu banyabwenge batangiye kwigomeka kuri Kiliziya, bagatangira kuvuga ati ariko hari indi mibumbe, ntabwo umubumbe ari iyi si yonyine turiho. Ibyo bintu ni ibintu Kiliziya byayirenza. Abantu bamaze gukora zano mapare ushobora kureberamo, ukareba za Mars, ukareba indi mibumbe, abantu bagenda bavumbura ko hari indi mibumbe. Kiliziya ibyo ngibyo bibonye, yabonye ko itahangana nabyo kuko kwari ukuri kwambaye ubusa. Yabyise gute? Yabyise connaissance divine, mbese yabyise ubumenyi butagatifu bwavumbuye icyo kintu. Niko
bagiye bavumbura imiti iki, ariko aba bamenyi bazanye ubu bumenyi bagenda bazana, harimo ba Isaac Newton, harimo bande babaga bahunga ibihugu byabo kubera ko kiliziya yabaga iri kubahiga kugira ngo ibice, be kuvuga ibintu binyuranye n'ibiri muri kiliziya. Gusa kiliziya yagiye buhoro buhoro icika amazi. Ndababwira aho yatangiriye. Ubushita buje, padiri akabura, papa akabura igisubizo cyabwo, korera iraza, padiri abura igisubizo cyayo. Nyuma yaho, nyuma y'izo korera n'ibiki byose, hajemo abanyabwenge nabo batangiye kugaragaza ibintu ko biri bitandukanye n'uburyo kiliziya yabivugagamo. Habonetse indi mibumbe itari iyi si yacu yanditswe muri Bibiliya. Abapadiri bigishaga cyane bavuga ko papa ahagarariye Imana ku isi. Niba havumbuye indi mibumbe, ntindi uyihagarariye, ni papa nanone uhagarariye Imana no kuri Mars no ku kwezi n'ahandi n'ahandi. Icyo kikaba ikibazo kiliziya idashobora gusubiza. Nyuma yaho haza kuza Martin Luther King. Ubwo nagiye nsimbuka ibintu byinshi. Nyuma yaho haza Martin Luther King. Martin Luther King icyo yakosoye muri kiliziya ni igiki? Tutagiye mu mateka ye menshi cyane. Kiliziya niryo dini rigenda ryiapudetinga bijyanye n'igihe. Ni nayo mpamvu bakubwira ngo mu gihe kiri imbere kiliziya izabisezeranya abatinganyi, kubera ko kiliziya ijyana n'ibihe. Kiliziya Gatolika ijyana n'ibihe. Martin Luther King yaje avuga ati, hari ikintu abapadiri cyangwa se kiliziya yacuruzaga bitaga isengesho rya purgatori. Ni ukuvuga ngo niba waratanze ituro rya purgatori bakagusengera, roho yawe izahita ijya mu ijuru. Niba ibyo ngibyo utarabikoze, roho yawe izaca muri purgatori, ibabazwa imyaka n'imyaka kugeza igihe Yesu azazira. Ibyo rero byatumaga abanyaburayi benshi baharanira gutanga iryo turo kugira ngo icyo kitazababaho. Ikindi cya kabiri, muri kiliziya iyo wakoraga ibyaha, wari ufite uburenganzira bwo gukora ibyaha byose ufite nako ushaka, upfa kuba ufite ituro rizaba ingurane ya bya byaha. Kuvuga wagendaga bivuze iki? Wagendaga kwa padiri ukamubwira ibyaha byawe, agahita akubwira ikiru ugomba kwishyura. Urazana ubushyo bw'intama, urazana ikiro cya zahabu, urazana iki bla 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 bla, uvuge na ndakuramutsa Mariya zingahe, ibyaha byawe biraba bishize. Ibyo byatumaga abanyaburayi benshi baba abanyabyaha. Ibyo nibyo Martin Luther King muri bimwe yaje gukuraho. Ibyo birimo. Uyu munsi ibyo bintu muri kiliziya nta biriho. Uyu munsi ntabwo wishyura amafaranga kugira ngo ukurirweho ibyaha. Ikindi kintu cyatumaga abanyaburayi kenshi baba abanyabyaha nuko igihe cyose wabaga witeguye ko igihe papa azaguhamagara ngo ujye kurwanira kiliziya ukagenda, uzavayo uri umwere. Ibyo byatumaga abantu bose biteguye kuzajya muri urwo rugamba bitwa abakristo bafataga abagore ku ngufu, baribaga, gusahura, bakoraga mabi yose ashoboka, kuko babaga bazi ko najya ku rugamba akavayo, napfira yazajya mu ijuru, nanava yazava yari umwere. Ibyo byose rero kiliziya yagiye yiyapudetinga bigenda bivamo. Noneho na Martin Luther King amaze kubeexposa, hayamaze kuza abarokore benshi cyane. Nabonye Gitwaza arakavideo ka Gitwaza, nabonye arimo kuvuga ati idini itagihinduka ihora ari imwe ni kiliziya Gatolika. Ati twebwe abaporoso urabyuka mu gitondo ugahita uvuga uti mbaye pasiteri nanjye nshinze idini, ngo ugakora kanjenje uti mbaye apotre. Ni Gitwaza ubwo wabyivugiraga. Akavuyo kari muri aya madini y'abaprotesta kataba mu bakatolike, kuko mu bakatolike ni idini yubatse nyine mu buryo bwa kera. Navuga ngo ni idini iri aho ngaho ishinze mu buryo buhamye. Ntabwo ushobora kuza mu rusengero rw'abakatolike ngo uvuge ngo neretswe ibi n'ibi. Usoma ibyo Roma yakugeneye gusoma ugataha. Nuvuga ngo padiri araza. Buriya ni nayo mpamvu n'icyo kintu reka nze tugihereho. Uyu munsi kugira ngo ube pasiteri bisaba iki?
bisaba iki mu by'ukuri? Tuvugishe ukuri, kugira ngo ube pasiteri bisaba iki? Ngewe mbona ko kugira ngo ube pasiteri bisaba kuba ufite karagiteri muri wowe y'uburyarya, y'ubwesikoro. Ntushobora kuba pasiteri udafitemo akantu k'ubwesikoro n'uburyarya no kutagira isoni ngo uzabe pasiteri. Muri iyi minsi ntabwo kuba pasiteri bisaba ngo warize. Hari abapasiteri benshi b'injizi bahari batigeze biga, abyuka mu gitondo ngo Imana yanyeretse ibi niba, akaza akabibigisha. Ibyo rero ni ibintu bituma amadini akomeza kuba menshi, abantu bagakomeza kuguma mu rujijo rw'amadini bigishijwe imyaka n'imyaka. Nababwiye ko nyuma y'uko abaromani babigize itegeko, abanyaburayi bose babaye abakristu, bagiye no kuza kudukoroniza, nta kindi kintu bitwaje, kubera ko bifuzaga ko batugira umutungo wabo. Ikintu cya mbere bashakaga ni ukudukura ku myizerere yacu, bakatwigisha imyizerere yabo, tukareka umuco wacu tukajya mu muco wabo. Iyo biza no kubakundira n'ururimi rwacu twajyaga kurureka. Nuko guhindura ururimi ari ibintu bigoye cyane, twajyaga kurureka. Uyu munsi twaba tuvuga igifaransa cyangwa ikidage cyangwa icyongereza gusa. Nicyo cyari icyifuzo cyabo. Mubigisha amaturo, mubigishe kwiyiriza, mubigishe ko umukene ari uzabona ubwami bw'ijuru, mubigisha ibintu nk'ibyo ngibyo. Abanyafurika rero kubera ko ari abantu bari sentimentale, ni abantu bagira amarangamutima cyane, babyakiye kwa kundi babibabwiye. Ukajya gusengera kuzatsinda ikizami, ukajya gusengera kubona amafaranga, ukajya aho kugira ngo ujye gushaka akazi, ujye kwigira ikizami, ukajya kubisengera. Ibyo nibyo batwigishije twebwe Abanyafurika. Ubwo muri make narimo ndagerageza kugenda mbyubaka kugira ngo tuze guhurira ahantu havuga ngo imisengere yacu Abanyafurika mbere y'uko umuzungu aza ntabwo yari mibi. Niyo yari imisengere yacu ijyanye n'umuco wacu iri twebwe. Uyu munsi baraje badushyiramo ibyabo n'iterabwoba ryinshi cyane, ku buryo nk'iyo ndi gukora nk'ikiganiro kuri Israel, impamvu nakoze iki kiganiro, iyo ndi gukora nk'ikiganiro kuri Israel, hari ibintu mvuga kuri Israel bakakubwira bati uzakubitwa n'ikintu utazi kigukubise. Ibyo ni ibituruka muri bimwe byanditse muri Bibiliya, niba ari mu maganya Yeremiya, niba ari hehe, ubwo Nebukadinezari yari yarigaruriye abanya-Israeli. Muri Bibiliya ahantu handitse ngo Babuloni, ubwo ni intara za Iraki, ngo hahirwa umuntu uzafata umwana wawe akamukubita ku gikuta. Ibyo bintu byanditse kuri Bibiliya, byanditse muri Bibiliya. Rero iryo terabwoba twagiyemo, tugafata ibintu kwa kundi, ukumva ko niba bakubwiye ngo Umuyahudi n'umwana w'Imana mu bitabo byabo banditse, se kuki utumva ko Bibiliya, Korowani ni ibitabo byanditswe n'abana b'abantu bashobora kubeshya, kuki icyo ngicyo utakibazaho? Ukumva ko wowe utari ubwoko bw'Imana, ahubwo Umunya-Isiraheli ari ubwoko bw'Imana. Iyo myumvire ni gute? Ni iki nzakora kugira ngo abantu dukurikirana hano kuri Waka Waka podcast byibura tuyiveho, twumve ko natwe ubwacu Rurema wahanze Abanyarwanda, Gihanga wahanze Abanyarwanda, turi ubwoko bwe, turabe, twe kumva ko turi abanyamahanga imbere y'Imana yaturemye. Abakurambere bacu barabivugaga, Imana yirirwa ahandi igataha mu Rwanda. Ibyo byo murashaka kubitesha agaciro. Iyo bavuga gutyo ni nko kuvuga ngo Imana ikunda Abanyarwanda cyane, nabo bashakaga kuvuga ngo turi ubwoko bw'Imana. Iyo Abanyarwanda nabo baza kuba ari bo banditse Bibiliya, uyu munsi twari kuba ari twebwe bwoko bw'Imana. Kubera iki? Imico yose n'ibihugu byose uko bisenga n'uburyo biramyamo byishyira imbere y'ibindi bihugu. Ariyo mpamvu uyu munsi njya mpora mbibabwira, abantu batatsinzwe intambara y'amadini ni Abashinwa, Abahinde, Abanyakoreya, antuka ni benshi bo muri Aziya. Afurika yaratsinzwe, Amerika y'Amajyepfo yaratsinzwe, iy'Amajyaruguru yo bisha abantu bose barayifata, bayigira ibihugu, Canada na USA.
ariko Abashinwa, Abahinde n'ibindi bihugu byinshi byo muri Aziya ntabwo bigeze batsindwa iyo ntambara. Bagumye ku mana zabo, bagumye mu buryo abakurambere babo basengaga. Njye narabibabwiye hano kuri Waka Waka. Ibi bintu by'amazina dufata ngo witwa Claude, ngo witwa nde, abakurambere bawe baraza kugushaka ngo baguhe uburinzi bakakubura. Wahinduye amazina, witwa amazina yawe afashe ibisekuru by'Abayahudi, ufata ibisekuru by'Abanyaburayi kugira ngo wumve kuba umukristo. Andi mazina bakakubwira ko ari ay'abapagani. Ndabizi abantu benshi bari muri ibi bintu by'amadini baba bameze nk'abantu bafunze inguni. Ni nayo mpamvu muri iki kiganiro mba niteguyemo abantu benshi bari buze bari kuntuka, kubera ko niko ibintu by'amadini bimeze. Nta gushishoza, nta kugira gute, ni uguhita winjira muvuga uti uriya ntabwo turi kumwe, bo. Idini rero ni ikintu gikomeye cyane, nubwo tuba tubiganiraho gutya, ariko ikintu gifata amarangamutima y'umuntu ni ikintu gikomeye cyane. Ni nayo mpamvu mbabara mvuga ko twakabaye dufite idini y'abakurambere bacu. Ni nayo mpamvu muri Waka Waka podcast tugiye kujya dukora ikiganiro rimwe mu cyumweru gishingiye ku madini. Mukampa ibitekerezo byanyu tukabiganiraho. Abatukana sinzajya mbisoma, utanze igitekerezo cye neza mukubahana, ni nabyo twifuza, duhana ibitekerezo. Iyi podcast ibihari kugira ngo tuganire. Ntabwo njyewe nzi ibintu byose, nta nubwo nababwiye ko nzi ibintu byose. Gusa umpaye igitekerezo, icyo navuze ukakivugaho, tukagira gute, tukubaka ikintu kizima, tukaba umuryango Waka Waka family. Twe kwangana kubera kuri asengera mu bakatolike, uri asengera mu badive, uri asengera hehe, twe kwangana. Ahubwo dushakishe abakurambere bacu basengaga bate. Niba wumva barasengaga mu buryo bwa shitani, ubwo noneho warabakatiye, bazajya kwa shitani. Mubyandike hano muri comment, bazajya he abakurambere bacu batashye abazungu bataraza ngo batuzanire amadini. Mumbwire muri comment aho bazajya, mumbwire aho bazajya, mumbwire n'ukuntu amazina yacu ari amapagani. Iyi ni Waka Waka podcast rero. Aka kaganiro tuzajya tugakora kenshi, dukomeze tuganire kuri aya madini, kuko ni ahantu twese, abantu twese dutakarira. Amayobera matagatifu, amayobera matagatifu, amayobera matagatifu, iterabwoba, ngo uzashya imyaka 1000, ngo uzagira gute na gute, nta kintu uzakora ngo gicemo. Abenshi ubu ngubu bari gusengera Isiraheli. Hari amadini menshi y'abaporoso bafitemo amadarapo ya Isiraheli baba bari kuyisengera ngo ikomeze irimbura abana b'Abanyapalestine, ikomeze irimbura abana bo muri Gaza, ikomeze yice abagore n'abana, yice n'abagabo, kuko nabo ni abantu. Mu nsengero mukayisengera ngo Isiraheli, Imana ahereza umugisha Isiraheli ibyo iri gukora. Ndavuga leta ya Isiraheli. Mujya munasenga, mujye musengera abaturage ba Isiraheli, mujye gusengera system gouvernement iriya y'abazayonisti yo ni hatari. Ni ukuvuga ngo ibi bintu abazayonisti bakora, niba ariko ubwoko bw'Imana bugomba kwitwara, iyo Mana sinyizi, sinshaka no kuyimenya. Mu by'ukuri sinshaka no kuyimenya. Imana nshaka kumenya ni Imana yaturemye dukunda, Gihanga wahanze Abanyarwanda n'u Rwanda, bakadushyiraho season y'imvura, season y'izuba, byose bikagenda neza. Uwo ni we Gihanga wahanze isi. Tuzatubiganiraho ahangaha kuri podcast, ariko tujye duhana ibitekerezo, mukubahana. Amahoro rero kuri mwese.